wahisemo guca ugenda yagaruka icara hamwe twumvikana sibyo igihe mukuru amwiceka ku mufumana none se guke wumva ko wacu ugenda kandi dushaka kugira ngo sige nabo ashigora asoni ufite kuba unyicaye ikiganiro ari cyanjye nawe sheri wabijemo oya reba hano urabona ngo yagwa umwanya wo kuvuga none se Diana uremera ko wakoze ikosa ikosa rihe nakoze ntago byako kagabo yo nkabona izi saha mba ndi muri gereza sibyo nari kukesa nka kano arakugeza ubundi wamburanye iki uwo mugabo wajyanye muri lodge nawe andushiki reka mbanze nkubaze sibyo andushiki ako nayo wabonye nawe nabigeze mbona kunza Kigali truth ndumva hano bero nago biba byoroshe kabisa reka ngiye nigende reka ngubwire ikintu cyatumye njya muri lodge ongeraho nicyo rugiye gukora yo nago rugiye ruguru kameze nk'imbeba none kamaze kuba nk'ingurube ye none utagiye kumbyimba sha subizayo nagusubizayo ahubwo none aha ntabwo ndarira mu rugo rwawe noneho no mu cyumba cy'abakuru nta kintu ashoboye rwose bakuzi ba Kigali truth mu cyumba cy'abakuru ushatse kuvuga iki ariko mata utangiye no kuzana amabanga yo mu rugo ahangaha imbere y'akabivuge reka ihanga mbere yuko menyana n'uyu mugabo nari nziranye n'abandi ako kantu mva nese habaye iki noneho namereze oya habaye iki namereze habaye iki reka nigendere uraza mereza imfunguzo kumbe imfunguzo z'intangari zawe mereza imfunguzo ese ushaka imfunguzo ziki zinzu aho mwabanje mukumvikana ku bintu by'uko wamuciye inyuma waje mu mahano none mugiye no kurwana no ku mfunguzo aratari uri kundusha amahane se imfunguzo zinzu ahubwo wereka kugira sibyo duhurire mu rugo ufata ibyo ugende ku kindi cyacu n'amakuru cyacu n'amakuru aho zumfashe mu izosi ndi mugabo wumva nasumbuye nimuze kurwana uko muze mereza imfunguzo zinzu uretse cyane hagati Eric ese Eric nuko shandagazwe bakunzi ba Kigali truth what's up boy mundi wa Jean Special no pirate nti naba mu gamu itagatika tetswe Imana gadane no muyaga metis original nkuko nabyemeje ikirenge ku muri nagukuraho ya nkuko mwabonye ikiganiro giheruka naravuze ngo ntago ndi buve ahangaha umukobwa atatuganirije ngo dusobanurire buri kimwe cyose atubwire impamvu yaba yafashe umwanzuro wo kujya guca inyuma umugabo wabanye ibyumweru 2 gusa nta kibazo kindi gihari umukobwa muruka ko yaduhishira atubwira ngo nta mugabo turi kumwangaha nta kosa naje gukora ahangaha nta kibazo na kimwe kiranga ariko akatubwira ngo kwinjiramo hano muri dusha ntago byemewe umugabo akamubwira ati dutahane ntago bikunda ndagusanga mu rugo taha umugabo avuga ati noneho uza gutanda kwirukana uzengo twawutaha ngo ntago bikunda mbabara ntago naje gucima naje kuruhuka tugira amatsiko no muri comment murabona abantu baravyanditse ari benshi umukobwa akakomeza akabwira umuhungu ngo tahanda gusanga mu rugo ukibaza ese niye mpamvu amusanga mu rugo byarangiye tugumye ku muryango turicara tuhategereza umugabo we twabonye n'umugabo yinjira ariko twanze kumwekana kuri kamera kugira ngo yende taza guteza induru ino saha kano kanya twategereje twarusha umukobwa tugize Imana arambwiye ngo nta kibazo kazenganire namwe kuko ibi bintu nago nabikora nishimye ntago najya guca inyuma umugabo tubanye ibyumweru 2 gusa nishimye none kazembaho kuri nawe ashaka byumve sibyo reka rero tugane n'umukobwa dusobanurira tubwire impamvu twumve impamvu yahise mukora biya bintu sister reka tutangiye tunagusuza kwanza ko nago badohe mwanya bwana nawe urabasha kongera akajwi kubera ko turi mu rusako rwinshi cyane amamodoka n'amamoto byose murakoze makuru yawe se amakuru ni meza ku bantu batakoze twande Diana bisobanura iki Diana ni Diana nirihe zina ni Diane ni iki Diana nage zina rirangiye ni Diane ese kuki mufata amazina mukayaciramo hagati ni yarangize uko abyibanye babara yabise kuki mutita amazina mu yarangize uko abyibanye bayabise nese Diana na Diana ubundi se kimwe Diana wapi okay reka ibyo ngibyo tubirengagize sister kubera iki wahise mu manzo wo kuza kuruhukira muri lodge tuyifate nkuko wabivuze hari ibintu numvikanaga n'umugabo wanjye akaba ariyo mpamvu nyine naje kuruhukira none se kuki twagerageje kubuganiza ubwo ati none se uri kumwe nande hano kavuga ngo nta muntu n'umwe kumwe nawe twavuga ngo twinjemo no muri dushe twirebere ngo wapi nibikunde ntabwo byari gukunda
kuko niba yarafite amahana angana kuri atarabona uwo mugabo ibaze noneho yamubona nose kuki utavugishije ukuri ngo arimwo ntabwo byari ngombwa ko utubwiza kuri ko umugabo ari nko muri kumwarisha se ubona ko byanga byakunda abantu tukibona umukobwa ari muri lodge nubwo waba udafite umugabo byonyine kuba uri muri lodge kuba muri lodge bigaragaza ibintu byinshi cyane lodge ibintu bikorerwamo turabizi ariko tukibona umuntu ari muri lodge tumenya ko byanga byakunda ari byo ntarimo iyo uri umukobwa cyese uri umuhungu uri umukobwa ugomba kuba kumwe n'umugabo uri umuhungu ugomba kuba kumwe n'umukobwa utese umva ko bakuduhisha ntutubwize ukuri nanze kubwira ko Eric umugabo wawe tukiri kumwe kugira ngo bashe gusohoka agiye mbaze kuganira nawe ngiye icyo nimenyera ko arahangara ikintu bigutwaye none se ko warumbwiye ko ari njye nawe tugiye kuganira ubwo umugabo wanjye wabijemo oya nyene ubwo narebye navuga ati byanga byakunda ntabwo uri bwemere kuza kuganira nawe kandi ko dushaka kumenya ingingo nyamukuru se ikintu cyatumye ufata uwo mwanzuro kandi ubwo urumva nawe ntabwo yari kugenda nawe atamenya ukuri reka mubwire ngo sori ko nakubesha arahari nguri Eric nguri no mwana Erega n'ubundi je nta hantu nari kujya hano nari kwemera ngo habera oya Eric witeza akavuyicara sister kunde wisuhinduka niba ushaka kuganira n'umugabo wanjye njye nese mugutu je yagaruka icara hamwe twumvikana sibyo Eric mukuru amwiceka ku mufumana none se guke wumva ko wacu ugenda kandi dushaka kugira ngo suge nawe asugura asoni ufite kuba wicaye ikiganiro ari cyanjye nawe sheri wabijemo oya reba hano nta soni ufite kuba wicaye imbere yanjye ako kagabo kari he nakogeze ubona oya mane byo biretse gihe icyo nshaka mbahuze twemeye turategereza kugira ngo tuvanga duhuze iki nge oya mbareka mbaze njye kubaza sibyo Eric mane ntabwo ibintu ari sawa cyane gize n'amahirwe duhure hanze sitse wareka tukaganira basuba dusobanurira kimwe kukiri ko wari ugiye kunsobanurira wamburanye iki kuko twari agiye kubisobanura usaka dusobanurira asobanura iki none wari wambwiye ikiganiro ari cyanjye nawe n'ubu yabijemo ikiganiro ari cyawe nawe se kubera ikibyo ntakizemo kandi ujye ufite ikibazo ibyo nari ngiye kukubaza niba wari ufite umutima kuba insobanuro ntabwo bisobanura nawe yicaye ahangaha ubwo se asobanura iki mbwira ikintu usobanura Eric ko tuvuga ku byo twumvikanye atari byo kurashitse akundi wahinduwe n'iki wahinduwe n'iki reka njye nkubaze nisoho mbingu yatumana wose ufite ijambo ryo kuvuga ahangaha mbwira ikintu wowe utinyuka kuvuga ahangaha sibyo asubura urandeba se ugende njyewe ubu nanamuhana urushinge we we Eric ikiganiro usigaye gikorana nawe we Eric urwa hese Eric nyumva sivyo ihangane tuzi oya njyewe ihangane tuzi sivyo we wambwiye ngo urashaka ko ngufashe tukaguma ahangaha paka agusobanuriye ikintu cyatumye aza kuguca inyuma umwana igihe gitora nka kiriya mu mwanya basa gusobanurira dana uremera kumusobanurira se gusa uransobanurira iki cyatuma nkumva koko bitewe n'ibintu no kuntu wambabaje Eric nese niba ahantu navuye ariko uraza ahantu nabyukiye sibyo kugira ngo bamamagare kuba gahungiyewe mfate moto nza ahangaha njyewe nje kukureba rero njye ntabwo naganira kubera iki tutaganira none se we Eric sivyo ihangane tuzi sivyo byabaye ntabwo natuze urabona ngiye guha umwanya wo kuvuga none se Diana uremera ko wakoze ikosa ikosa rihe nakoze ntago byako kagabo yo nkabona izi saha mba ndi muri gereza sibyo nari kukesa nka kano arakugeza ahubwo kameze gata ku kagabo kagutinyutse ako ubundi wamburanye iki uwo mugabo wajyanye muri lodge nawe andusha iki reka mbanze nkubaze sibyo andusha iki ako nayo wabonye nawe nabigeze mbona kunza Kigali truth ndumva hano bintu ntago biba byoroshe kabisa reka njye nigende evidence zikoresha we Eric basi reka n'ubundi wongere ugende wicaye hariya agiye maze niganire na Diane menye gahunda oya njye nta kintu mwambwira mwebwe muri abanyamakuru urumva mwebwe muri abanyamakuru ari bugende cyangwa njye ese ntago ugishaka kujya ntago nshaka kagenda kandi ari ikintu cakambaza sibyo byerekana ikemura ikibazo njye nawe sibyo reka nkubaze oya vuga ureba hano ariko we Eric wapi mana agasawa cyane kumuforosa ndi kukureba mwambi nta soni ufite ziki nta nubwo wicuza none cyamaye nka data Abarinzi ba Kigali truth Diane nta n'ikibazo bimuteje kuba yakoze bino bintu uzi ko yabikoze abishaka
nakoze iki urumva nta kintu wakoze ariko bana Eric jewe ndumva icyo nashaka kwibariza nshaka ko bakunzi bacu ba Kigali 250 nabo ubwabo bamenya ku giti cyabo sivyo ntago bashaka kumenya urusaku rwanyu ntago bashaka kumenya muri ko murashwana ntago bashaka kumenya muri ko murabura sivyo hoya n'abandi bagabo bareberaho n'abandi bagore sivyo nta mugore bagiye muri badashize umugabo mu rugo nyene icyo ndi gushaka ku giti cyanjye reka mbanze nagishikiza abakunzi banjye sivyo ihangane gato yabanze utuze ibyabaye ndabizi kandi binabaho cyane reba kuru mubambije ibyuzwe narakwishakiye umva naso n'ufite ariko akoze iki we Eric icyo nshaka kumenya giye abakunzi bacu banditse muri comment ngo ese umukobwa yagiye muri Lodge kuruhukiramo mu yihe mpamvu ese umukobwa nta kibazo afite n'uwo mugabo ese umugabo nta kibazo afite n'uwo mukobwa reka kano kaya duha umwanya Diane adusobanurire basi abakunzi bacu bamenye impamvu Diane yafashe uyu mwanzuro ese ikintu ari gusobanurire ntabwo ari gusobanurira arasobanura abakunzi bacu ko barabibonye barabyanditse muri comment ngapfa kurogotwa twumve byo rendagira numve byo Eric ntugakanje umuntu ariko ukanga ntago bari sawa cyane ngereka ngubwire ikintu cyatumye njya muri Lodge ongeraho nicyo rugiye gukora yo ntago rugiye ruguru kameze nk'imbeba none kamaze kuba nk'ingurube ye none utagiye kumbyimba sha nagusubizayo ahubwo none aha ntago ndarira mu rugo rwawe boki ntago ndarira mu rugo byose uri kuvuga niki uraharara se Diane yiri kurahangana n'umugabo ngo ntago ndara mu rugo ibyo kuvuga ni ibiki niki wa wishimikirije niki wishigikirije rike mu mwanya abanza avuge Diane niki wishigikirije ngana rogo rero ngewe uyu mugabo mbere yuko tubana oya ikintu nkwaje ngo ikibazo nkubajije ni iki kuba akubwiye ngo nundarira mu rugo ibyo uvuga ni ibiki nyine niki wishimikirije gituma wumva ko byanga byakunda yakubira ngo nundara mu rugo ko avuga ati ndaharara baruko so rwanyize eno gwawe bivuze ngo ngende umugore mu rugo okay Diane kankabaza ikibazo kimwe Eric yanga naho ndaza kugira icyo mubaza uransubiza n'inkubazo sibyo Dina niba ari Dina Diane ufata umwanzo wo kuva mu rugo ukaza ugahura n'umuntu w'umugabo cyese umusore ntago tubizi neza twamubonye neza ukaza wenda yagoye amafaranga cyangwa se murakundana nibyo ntago umuntu ugomba kubimenya uzi neza ko ubanye n'umugabo wawe ibyumweru bibiri byonyene nikiye kibazo wari ufitanye n'umugabo niye mpamvu niki wari ugiye gukiza cyapfuye jewe umugabo namwatsa amafaranga yo kwisukisha arangije arambwira ngo nta mafaranga afite nta mafaranga umwatsa amafaranga yo kwisukisha kubibona arangije avuga ko nta mafaranga afite yego ndamubaze se uzayabona ryari Eric ihangane abanza kutubwira arangije arambwira ngo agiye ngo ntabwo ndamubaze uzayabona ryari arambwira ngo ntago abizi ngo nkuko nyine ngo n'ubundi ngo nari nsanzwe mbyikoreshereza tutari abana ngo n'ubundi njye mbyikoreshereza njye nabona umuntu uri bunyitaho akamuha amafaranga se nkaya bivuze ngo Diane kano kanya hano muri Lodge tumusanze yaje gukorera amafaranga kwisukisha cyane umugabo adakeneye kumpa njye nzajya mbyishakira iyi misatsi niwe wayishirishije zidire Diane we reka uyu mubabaza reka nyine niganire na Diane we Eric icyo ushaka kumenya nawe niba ufise ubwenge cyese uri butekereze uraza kugira icyo ukura muri kajye niganire nawe Diane umaze gufata umwanzuro wo kuza muri Lodge kano kanya uje gukorera amafaranga kwisukisha hari ikibazo mwamufitanye niwe mugabo wawe cyari cyo ngicyo cyo kuba ataguha amafaranga gusa no kuba atayama ni kimwe noneho no mu cyumba cy'abakuru nta kintu ashoboye rwose bakuzi ba Kigali 250 mu cyumba cy'abakuru ushatse kuvuga iki ariko mata utangiye no kuzana amabanga yo mu rugo ahangaha Eric ihangane tuganire na Diane na Diane abagore baragwira none se njye naje kubivaze Eric ibintu karavuga Diane batakubeshe ibyo avuga nibyo ese waje kuba igikombe waje kuba igikoresho se kugira ngo ukoresha buri kimwe cyose Dina ikintu utaraje kubivaze mu rugo waje kuba igikombe cyangwa igikoresho cyari cyose igihiko isafuriya ibiki byose none se ibyo mu cyumba urabishoboye byo mu cyumba uvuga ni ibiki Eric nago reka mureke guhaza ntabwo tubonana buri munsi kugira ngo tuze kubasha kumva umuntu ku giti cye buri muntu wese twumva umuntu uri mu makosa twumva uri mukuri nago ari ukuvuga n'undi akavuga ihangana asobanure nawe usobanure twumva ukuri kwanyu no muri comment bazabagira inama nago bazabagira inama ariko murashwana mu Rwanda bagira inama ku byo bumvise ariko ari bwa urumva yatangiye kuzana amabanga yo mu rugo imbere ya Dina we Dana reka nkubaze
indwi zonyine ebyiri by'umweru bibiri mubanye n'umugabo tangiye kubona ko amabanga y'urugo atayashoboye. Byashoboye kuko niba ava mu kazi azi ko niriwe mu rugo akaza akantera umugongo saba yumva njye naje kubivazi we. Ese Dana afite imyaka ingahe? Imyaka mfite 21. Umwana w'imyaka 21 urumva ko byanga byakundi utangiye kunanirwa umugabo wawe adashoboye. None wowe uri njye wakora. So Eric ibi nek aravuga nibyo amafaranga gusuka ngo waramenye n'ikindi kigusa sindi kumva ko byanga byakura niba umugabo wawe umwatsi amafaranga kwisukisha ugasanga nayo afise. Solution ntago ari yo kujya kumuca inyuma ahubwo mufashe muyapagase muyabone. So byiza se None se naramubwiye anshingira ka business mbankora yaranze ngo umugore n'umuru gusa urufite ibintu bishoboka. Eric ku bintu by'amafaranga kwisukisha ntago yakubeshe. None se urugo rusigare rwonyine unyumvire Eric nsubizanga no kabaza ngo wajeje ibintu we karavuga byose nta kintu kimugeza kubeshe. Nta kintu na kimwe n'ikine kizima yageza. Ndikubeshe Murabesha nyine ese no kuvuga nibyo noneho mureke guhazuka nkuko nabaje Dana nawe ndakubaza sibyo. Dana yavuze ngo byageze uku nuku nuku. Eric Dana mujye guhura nawe mujye kumenyana ni umwana wa Terese cyangwa se mwahujwe nyene n'ibintu nk'ibyo ngibyo byo mu muhanda cyese byo mu kabari. Imana y'umukobwa sibyo mukore nawe kubweka twamaranye imyaka 2 dukundana aho tumaranye ibyumweru 2 tuba mwomaranye imyaka 2 mukundana ko maze ibyumweru 2 ariko muri ibyo byumweru 2 n'ubwa mbere mbonye atsuzugura gutya akarenda nahanca inyuma. None se urajya naho nseberuza imbere y'abantu urajya ngo nkubahishe iki nta mafaranga. Dana umugabo wawe niba nta kintu none urumva byo buni je ndi umufundi ajyaza tujyane akurikiye niba shaka amafaranga yo kwisukisha je naramubwiye byo kwisukisha tiburetse nje ahantu ndi gukora ndaje ngo amafaranga yo kwisukisha je naje none yazanye regari hano kuri phone bari bamembye iminsi ngahe. Dana reka ngira ikintu nkibareza akabazo kamatsiko je misingira aho ngaho uyu muntu mwaye muri kumwe ari muri Lodge sibyo niba wafashe umwanzo wo kujya akagwa amafaranga niba atari ibintu bitunguranye niba atari umurongo musanzwe muziranye wafashe umwanzuro uyicuza hano muri Lodge tubona umuntu ahita gura amafaranga mugahita mujyama canke n'umuntu mwamusanzwe muteretana musanzwe mubikora n'uwo muntu mwahuye gute. Erega mbere yuko menyana n'uyu mugabo nari nziranye n'abandi. Ako kantu shaka kumara mbere kumenyana n'umugabo uzanye n'abandi. Ubwo rero njye niba umujama wanjye ambwiye ati ngwino n'iki tugira ibyo dukemura ubundi ngo amafaranga niba ushaka amafaranga yo kwishyura narinde wo kuyanga. Okay uwo muntu bazana amafaranga baguhaye uwo muntu maranye amafaranga bakwiye akarayanjye. Eric ihangane kugira ngo tubashe gutaha. Sinagiye mu kazi nawe kajya mu kazi sizana amafaranga wakoreye nanjye nayanjye. Eric kugira ngo tubashe gutahura unganye nk'intumbi naguhaye ariko zakibere tufite ndabone no nambara ntago turi buyihoshore kabisa kugira ngo tubashe kumva kimwe ku kindi. Eric ihangane kugira ngo Diana dusobanure sibyo unyumvire ubonye igihe twamenye kuntu yangana urabona kuntu ngengana sibyo je nari mbyibushye ariko kubera kwiharagata kugira kundi abaho neza naranarutse ariko ndebera iyaje ngana nkaye none ndebera kuntu asigaye ariko imara asebya gutya. Iyo byo ariko uravuga se n'ibyo by'umweru biri mu maranye cyane kuva muri iyo myaka 2 mukundana waramwitaho imyaka 2 yose dukundana sibyo je nazaga no kumusura no kwishura nkajya kumusura buri kimwe cyose hakimu urumva ariko muri icyo gihe n'ubundi muri weekend twarabonana buri weekend ariko turabanye rwose twarakundana mbona ari umuntu tuzarambana uzanyuma kombe ahubwo na papa we Erega umugore udafite amafaranga aba hari abantu none acaje utabona ko nawe mfite se ko cyaho izo ndayazinga bo Eric kugira ngo narahubutse none ushatse none ugiye kugenda njyahe hari nese ko wahubutse n'ubundi ukagenda ahubwo uragenda njyahe none se wewe Eric reka ngira ikintu nibaritse umugoko ko akomeje kuvuga ngo uragenda ahantu muba niwe ni wawe turakodesha ninjye wishyura buri kwezi wowe none niwe ugiye kwishyura uno munsi ko wayakoreye dahezana nacyo tujye kwishyura niwe wishyura inzu none ni wowe wishyura yo kunakaza ufite wishyura ukuye waretse kubeshya abantu waretse kubeshya abantu ko apurayinze ahantu hose wabuze akazi sibyo waje nkajya nkujyana mu kiyenda ariko kureka kumunsebya. Eric ujya imana kubona umugore wawe
umusanze muri lodge nka kuri ariko n'undi mugabo sibyo wayibonye gute? Je byambabaje numvishe kwiyahura mwara amashuri. none se arambwira gutyo ubukobwa burara kwandikira SMS ngo sheri uri hehe nabyo mbivuga Ubukobwa jewe kobwa nyanditse ubu na telefone yanjye nkweretse wabonamo message ngo z'amasheri nibi waba wazisibye simba nkumva sura ruvugira kuri telefone wanze kunyitaga uyu mugore umeze gutya nk'inkuba wavugira kuri telefone ukamukira we dana amafaranga wakoreye aha ngaha ucinye mu mugabo kugira ngo bashe wisukishe ukubona azakumarira iki kano kanya umugabo kamaze kubona wenda wakoze no kosa ukumva muri wowe bimeze biki nta kintu bigutwaye ko niwe uri kuvuga nawe akavuga nta kibazo mfite ndava hano ejo nzajya kwisukisha ahubwo wowe ibisera urasuka n'ingo y'isi ntabwo ujya gusuka ubwanwa udafite shamana yanjye dana ukuntu kigo turakubona nuko nanako barakubona ubwo utaramenyana na Eric cyararongwa ntabwo wakoraga ibintu by'uburaya nk'aba bakobwa tubona bamwe mese kuko umugabo akakubwira ati wakoze ino kosa abandi bana yakoze ikosa wenda aremetse nakoze gusa mbahora ndizongera we ntambahora ndizongera ariko birahaba nibikureye bansange wagiye naje korera amafaranga nta mbabazi nta muntu kuko nta kosa nakoze ariko ntaryo pe ubwo rero niyo mpamvu ahubwo we nsange yagiye kuko inzu ni njyewe uyishyura ibikoresho birimo ni ibyanjye ibintu rero ndi kumva jewe amakuru ndi gushaka ntago ndi kuyashaka abakunzi bacu ibyo bashaka kumenya ntago ko baramenye ko batwicisha urujijo ndi kumva ngo wewe nguratanga wewe ngurataha dufata iki tureka iki rero nubwo uyu mugabo tubanye ibyumweru bibiri uyu mugabo inzu yasanze mbamo niwe yaje agusanga ahantu uba arimo arayishyura ubu ahubwo namereze imfunguzo z'inzu Gusa niwe ariko arayishyura mureke mutaza kubana none si inzu si yanjye si waje uyinsangamo wanaraye gusanze bose ni ngombwa ngo unyake imfunguzo gutya nguki none se agusanze mu ikosa none ugiye no kubaka imfunguzo se none inzu si yanjye ese sumbuza ko yishyura inzu arayishyura ubwo rero ahubwo uzi n'ikindi urazimba uzi n'ikindi uze kunsanga oya jenda mva nese habaye iki noneho namereze oya habaye iki namereze habaye iki se reka nigendere uraza mereze imfunguzo kumbe imfunguzo z'intangari zawe mereze imfunguzo ese ushaka imfunguzo z'iki z'inzu aho mwabanje mukumvikana ku bintu by'uko wamuciye inyuma waje mu mahano none mugiye no kurwana no ku mfunguzo aratari uri kundusha amahane se nyine mereze imfunguzo akunze ba Kigali mfite urabona ndo bintu rero ntabwo ndi kushona ese mereze imfunguzo jawe ibintu bikobera dushira mu rujijo agureze imfunguzo gute inzu se yanjye si yaje ayinsangamo noneho urumva mereza wowe uraza unsanga mu rugo wana ese we Eric hoya ntukagende ibintu byasobanutse umuntu w'umugabo kumangane ibintu banze bijye ku murongo nagaye ngoma kujya andi byasobanutse kuki avuze mu imfunguzo ukiruka ese kuba inzu narayimusanze sibyo ako nge ndi umugabo mu rugo none niba uri umugabo ukaba utashoboye kwishyura inzu ubwo iyo nzu aracyari yawe ntiyagire sinzi uri kwishyura muri ino minsi niba wishyuye muri iyi minsi siko igihe cyose wishyuye sibyo mereza imfunguzo z'inzu none se ndekura mvaho utaza guserera ndekura ahangaha madame ndekura namipfa Eric ugende ibintu bitubwira twicare haya muhanze mwumvikane nese arashaka bambwiye se mani ngo tugumanga kugira ngo tubashe kumuganiriza mereza imfunguzo wese z'inzu wese Jane sobanurira abakunzi bacu gute uko ugiye kumaka imfunguzo kano kanya ntabisobanura nuko uyu munsi ntabwo iyo nzu ari buyiraremo ubwo ni yanjye wagiye kumuca inyuma none niwe unamwirukanye rero reka nkubwire niba ari bwemere ibyo nzajya nkora turabana ariko niba atari kubyemera agende ansigire imfunguzo z'inzu kuki ujya gufata umwanzuro wo kuza hano gusambana kuki utari wabanje kumubwira mbere ko ariyo mpamvu ikirabitera kuki utamubwiye ko ariyo mpamvu ikirabitera none se shamani mva ahubwo nagire vuba ngire vuba ngo hereze imfunguzo z'inzu cyane ngo nayo gusanzemo none ahubwo se wayisohotsemo none se we Eric nyir'inzu ze ni bino bintu birarangira gutyo uri kumwirukana nawe akakwirukana bino bintu tujya turamenya ari ibiki muduhe umurongo nyamurongo tumenye ibyo ari byo
ureke kutwishisha urujijo. Ngewe umwanzuro umuhaye ngewe ninjye mugabo mu rugo aza ahubwo afata ibintu byagenda. Umva rero Reka nigende inyuma. reka mbanze ngo Mutaza ko bigira intambara ngaha hano hantu turi murabizi abandi bantu baje kwiruhukira. bwemere amakosa yose nzajya nkora nako sinamakosa Ngo ari bwemere ari bwemere nyine ukomeze ujye uryamane n'abandi bagabo utahe mu rugo nta kibazo kubera ko yaguja gusanga mu nzu cyane. Hakuye umugore Nese we sabikora. Hakuye umugore namukundiye iki koko? Wese subikora. no kwishura nase Ese wari wacaga muri lodge cyangwa n'ahandi hantu? Nuko naragufata ariko nawe ni wamfasha. Hari umuntu wansanganye nawe? None wari uri mu mariki n'abasore. mutaza guserera hanga akozi ba Kigali Traffic ndabona rero no bintu ntago byoroshe. Uzo nziza ariko nazunguhaye. Ivyara amahoro ndabona bibaye intambara. Eric aramwe ngo twicara hanga tumuganize tumubuze impamvu yaje kumuca inyuma. None niwe wagiye kwirukanwa. Tugiye gukora sibyo? Ugiye kugenda mu rugo ufata imyenda yawe ugenda. Ahubwo wowe mereza imfunguzo ngende urasanga ibiboro byawe byose nabisohoye. None se gihe ikintu ushaka kumenya sibyo we Diane je mureke gutwicisha urujijo. Wakunzi wa Kigali Traffic kugira ngo twese dusobanukirwe. Eric yaje kwinjirira mu nzu. Yinjiye mu nzu nabagamo. Yaje kwinjirira numwinjire niwe mugore ubwo. Uri ngiye mugore. Byanashoboka ko haburi. None se umuntu mwawe kumwe hariya aracyarimo ari mu cyumba cyangwa se yagiye? Yagiye. Yego. Wamusanze se nk'ingumiri wanjye? Bose musanga mfite iwanjye kubera iki? Ni heza. Niwe ufite urufunguzo se? Urazi. Akunzi wa Kigali Traffic ndabona rero bino bintu ugenda kubona intambara yabyo ntago ndi wivemo ntago ndi kumenya ngo biraza kugenda gute biratangira birangirire. Eric ni urufunguzo taro rwawe rumuye nyene wisura wari uri imbere mu cyaramenya. Angiye gufatana mu mashati. Umva ari bumwe imfunguzo zindi. Ahubwo wereka kugura sibyo? Duhurire mu rugo ufata ibyo ugende. Ku kindi cyacu nta makuru. Cyacu nta makuru. Aho zumfashe mu izosi ndi mugabo wumva nasumye. Nimuze kugwana ukumva nimuze kugwana. Mereza imfunguzo zindi. Nimuze kugwana hanga ntabwo nshaka kumuhangana sibyo? Mwumvikane. Kose wandase nk'igendo. Ujya heza. Akunzi wa Kigali Traffic ubona ko ndewe baye intambara. Ugiye kunkubita nge kugukubita. Nese we Eric atariza wazo. Munyigizeho muremure se. Wazimuhaye se. Wazimba ariko nazo. Urazi kuzibona. Kunzi wa Kigali Traffic mufata agatebe twicaye twirabisha. Cameraman je ndabona nta kintu ndi bukore. Oya ngi simbitu. Ure kuragura. Ese we imfunguzo nziza ariko nazo. Watse gufata umuntu w'umugabo. Bana mereza imfunguzo murekure. Ariko umvorera agasuzuka abagore b'iki. Agusanze mu makosa. Agusanze mu makosa. Uracyari umugabo. None ndi iki imbere yawe? Uramereza imfunguzo. Ubu ngubu nicyo dupanga. Mutaza kugwana. Uyu mugorera mutaza kugwana. Izihe nzu se wubatse wowe? Nayo nubatse ariko ndayikodesha. Ni muze kugwana hanga ama. None ngiye no kumuza no kugenda se. Akunzi wa Kigali. Ese uyu mugore hano atuma wubahuka ngo ucapurushi najya ngukubita. Ntago mwagwana ndahanga ntago nshaka kugwana. Nukomeza kunkumira ndaruguha. Ese niba tare wereke okay kangwibarize imfunguzo nizawe si zawe. Imfunguzo nizanje kuko ninje nyurugo. Wese sinje mugabo mu rugo. Byose by'umugabo ngiye byo biracyandira. Mereza imfunguzo z'inzu yanjye. Uri gushingira ku cyumwaka imfunguzo. Nakubwiye ko inzu ari yanjye yaje ansanga. Dore inzu yawe ni hariya muri cya cyuma nagusanze mu imfunguzo rwaho no rufite. None ubwo mereze imfunguzo z'inzu yanjye. Uzi ko uno mugore ari seriye. Ndi seriye nye. Uracyamfata? Ese twandi Ndi kubona rero bakunzi ba Kigali Traffic no bintu nta kuntu ndi bubigenze konde. Ngaho niga nogeza. Nese Eric birarangira gute? Ngaho Eric. Birarangira gute? Nta imfunguzo birangira. Nta imfunguzo. Nese Eric. Uretse. Jana agako. Eric. Nta imfunguzo. Nese Eric nuko shanda gazo. Bakunzi ba Kigali Traffic. Jana ujya kwirukana ku muntu mu muhanda yagiye. Tugende ture tuganira hariya. Ese uziko wa mujama nese kubera cyo ise yirukanka ubundi we uziko yirutse kamerama ya mujama rero nawe ndamushidikanyaho. Ese we Jana kubera cyo yirutse twongeye twicaye twiganirira kubera iki yirutse
Kubera iki yirutse? Ninjye nawe ariko uretse ngere mu rugo. None se mufite ikihe kibazo? Kibazo njye nta kibazo mfitanye na. None imfunguzo z'inzu yanjye agende kuko yashaka. Kumbe niwe yakwinjiriye? Ako nawe umwana muwe niwe yarakwinjira ukamwemera ko mubana ukajya kumuca inyuma yagufatira uri mu ikosa akaba ari nawe umwirukana. Nta kosa ndimo. Niba umuntu yanyimye amafaranga yo gusuka nari gukora iki? Nagomeza nkasa nabi kandi ngo nzi ngo mfite umugabo. Uhitamo kugira iki kuza kumuca inyuma? Bivuze ngo buri gihe ikintu cyose utabonye utabashije kubona n'amaboko yawe uzajya uza gukora ibintu nk'ibi ngibi kugira ubashe kukigura. None ni nk'iyi nama wagira abakobwa ngo bagenzi bawe? Nama nabagira niyo kujya bajya guca inyuma abagabo babo mu gihe babuze icyo bashaka. Ego ntabwo byaba ari sawa cyane ariko nyine kumuca umugabo wawe utaguha amafaranga wanabikoraga none bitahuye kure. Umugabo wawe ataguha amafaranga ufite uyakura wabikora ukayabona. Niyo nama wagira urubyiruko rugenzi rwawe. Ego nahise ubwo nababwira none se ko tubonye amujama yahise aguruka arirutse kandi igihe akaba ari we yanzanye ahangaha sibyo? Hamwe yaba agiye gufata utuntu twa twose akatujyana ko numvise inzu bwa ni yawe wahita ujya hehe wahita ubaho gute? Njyewe yambana nawe se ntwara ibintu ntabwo biba. Wamurogesha? Oya ntabwo namurogesha ariko ninjye nawe uretse ngere mu rugo. Usanze ntawe uhari n'ibyo ndi kukubaza kubera ukuntu yirutse kuko nanjye twaje turi inshuti ariko ukuntu agiye mbonye akurutse arirutse usanze ntawe uhari yahise azinga akomeza babyifatamo gute? Sha nyine ubwo yaba mbereye imbwa nashaka ibindi. Ashaka ibindi? Ujya gufata umwanzuro wo kuza gusambana nk'uko nguko uzi gusiza umugabo mu nzu uyumva gute muri ako kanya mu gufata uwo mwanzuro muri wowe uyumva gute? Niyo nta kibazo nari mfite. Umva ko uri buze kubikora umugabo wawe bikamushimisha kabisa ukaza ukabikora ukajyamana n'undi mugabo ugataha ufite agasuko kawe kameze neza ukongera ukajyamana n'umugabo wawe nta kibazo kimwe biteje? Nta kibazo nari kujya kuko n'ubundi yari yaramaze kumbwira yuko ngo n'ubundi mbere tutarabana narabyikoreraga ngo n'ubundi njye mbyikorera nk'uko tutarabana n'ubundi nabyikoreraga ubwo rero nta kintu yari kusambaza kuko nari kumubwira ni ko nabyikorera. Warambwira ati amafaranga kwisukisha ngo na mbere tutarabana warabyikoreraga n'aka kanya komeza ubyikorera? Niko yambwiye. Niko yakubwiye? Nawe ati reka nshake uburyo nanjye ndamwereka ko byanga byakundana ari umwana reka nkora akazi nakoraga na mbere. Ntabwo nagakoraga mbere ariko ahantu hose ufunze imitwe ukaba. Kuki utafunze imitwe yo kugenda wenda ukora ikiredi cyangwa gusaba akazi runaka? Ubwo nyine ibyo ngibyo nibyo byanje ni umutwe mbere. Niyo byakujya mu mutwe mbere? Byane abantu ko barakubona nk'umwana ukiri mutoya cyane ariko ibintu bakubonyemo ni amahano. Iyo mama abantu tuzi basanzwe baba mu mazu kwabo bakaba bashaka abagabo bakabinjirira baba bakuze wowe uri umwana ikintu kigaragara cyose. Iyo gahunda wayipanze ryari watangiye ibyo bintu byari byo kuba wakodesha inzu ukaba wazana umugabo ngo ntutibane? N'ubwa mbere ubikoze cyane se usanzwe ubana n'abagabo mugatandukana muri ubwo buryo? Ubwa mbere. Ubwa mbere njye nari mbanye n'umugabo ahubwo hari umuntu nari ngiye kwitaho mu cyumba reka mbe nigende. Siko wagira ngo uri umukozi wa none se dore shahise anagenda tujyane se umuntu naka tumubona ese waratse natwo umuntu tukamubona. Abakonzi bacu ndabona umukobwa wajya ngasigaye akora amasuku hano mu maroji ngo agiye kwitaho umuntu wari kumwe cameraman ya mikoro yacu yajyanye bose waduhaye mikoro akira mikoro ukoma mikoro ari kuyinjugunyira ngo n'ubwa mbere ngo kanjye kwitaho umuntu twari kumwe ngo ndikora isi yarahindutse kabisa. Ubu ngubu gahunda yiwe no kujya kwitaho abantu muri roche kabisa kandi abantu n'umugabo wabagindi guzori zonyine ari kwirukana umugabo kandi ari wari mu ikosa. Ibintu se tuzabikora gute ko ndebe isi yarahindutse mugani w'abana isi yarahindutse ameza amenyo. Wowe wakurikiranye bino bintu kuva ku ntango kujya kuri finale ndakiye kufite ikintu wabonyemo muri comment yawe urakeneye kugira ngo uvuge ko wabonye ugire inama ari abantu kari babiri gusa giye byancanze nabuze aho mbifatira naho mbireka. Eric twaje rewe aje asanze umukobwa mu ikosa birangiye umukobwa ari we ashize umugabo mu ikosa ngo nuko
umukobwa ari wishyura inzu babamo. Ese bino bintu turabifata gute, turebona gute? Muri comment yanyu mugire ikintu mutubwira mwayibonye. Ni wa muhungu wanyu mu Burundi, mukomeze munshigikire 5 kuri 5 kugira ngo mukomeze mubane nanjye kuri Kigali 250. Bino bintu mbikora kubera mwebwe, mbikora kugira ngo mbashe kubaho, ariko mbikora kugira ngo nange mbashe kubashimisha nanabereke ibintu bya buri munsi biriko birabaho mwa kino gihugu cyacu. Ahantu tuba duhereye hirya no hino. Mubwira ngo iwa Gaciro ntangire we ukurikirana Kigali 250, ufata umwanya wa buri munsi ukurikirana Kigali 250. Ndabizi ko wakagiye mu bindi wagafashe akandi kazi kawe ka buri munsi kandi ko gukora, ariko wicaye kuri televiziyo uko wareba interview twakugejeje. Ufite byinshi wizemo, natwe ufite byinshi utwunguye. Ubu w'Agaciro ntangere, reka nkubwire ngo we uri mu Burundi, muri Amerika ndetse n'ahandi hose, turabakunda cyane ndetse turanabishimira iyo tubona comment zanyu ari nziza cyane. Ni wa muhungu wanyu mu Burundi. Ku muntu wifuza kumvugisha, kumpa ikiganiro cyangwa se kunganiza mu buzima bumwe cyangwa se ubundi mu bufasha runaka, nimero yanjye ni yindi nyene 078 546 078 546 iri kuri WhatsApp n'andi hose kugira ngo bashe kuganira nawe 5 kuri 5. Turabakunda cyane, mukomeze mukurikirana Kigali 250, mwabe ibindi bikurikira. Sawa sawa.